ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubundi buryo, ntago yabura aho gucisha ibyawe. Komeza usenge. Ushobora kuba ufite umurozi wakuzengereje, yewe akumereye nabi, ariko ntumutinye, komeza usenge. Imana ifite ubundi buryo. Haleluya. Haleluya. Ndabashuhuje abakunzi Abahiriwe TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro nibane namwe. Nongeye gushimira Imana y'amahoro yemeye ko nongera kuboneka imbere yayo, nganira ijambo ry'Imana, risangiza bene data. Hari aho ubutumwa bwiza butaragera, hari naho bwageze, ariko ndashima Imana y'amahoro. Ndashima Imana y'amahoro yo iba yaturinze, ikaturwanirira, ikatubera amaso ku manywa na nijoro, ikadushoboza. Ngewe nawe uzakurikira Abahiriwe TV, ngusabiye umugisha uva ahera ho mu ijuru. Imana nikurinde kandi guha amatwi y'umwuka, kugira ngo wumve iby'umwuka bwira amatorero. Imana yacu nishimwe. Rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Mbere yo gusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Mana data wa twese, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko aturinze, twatugeze kuri aya masaha nta gikuba cyacitse. Ubishimirwe. Tugeze mu kanya keza, akanya ko kumva ijambo ryawe. Niyo mpamvu tukwinjiza kugira ngo ube kubane natwe. Mana dusengeye ugiye kurivuga ntaba ari we, ahubwo izina rye rishyirwe hejuru. Dusabye imbaraga n'amavuta n'umwuka wera, kugira ngo bibane nawe. Natwe uzaduhe kumva no kumvira, kuko uri Imana y'amahoro. Urakoze, urakarama kuri umwami. Amen. Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana y'inyamaboko. Hari ijambo riri kumfasha, ndifuza ko nawe ryagufasha. Ni ijambo riboneka mu Bami ba kabiri, ibice 4, umurongo wa 38. Turasoma tugeze no ku murongo wa 41. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elisa akiza imboga uburozi. Bukeye Elisa asubira Gilugali. Icyo gihe hari hateye inzara, hari ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu ati, shyira inkono ivuga ku ziko, utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga, awusoromaho intanga. Areka umwenda we azuzuzamo. Araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari babizi. Bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati, nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono. Aravuga ati, nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kiri mu nkono. Mwakira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo Imana yampaye ni umutwe uvuga ngo Imana ifite ubundi buryo. Haleluya. Yesu nashimwe. Dusomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo bukeye Elisa ngo asubira i Gilugali. Icyo gihe ngo hari harateye inzara, hari hariho inzara. Ngo hanyuma ngo hari ubwo yari yicaranye n'abana b'abahanuzi. Abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Birashoboka yenda ko bari bari gusenga n'urugero, ariko nubwo bari bari gusenga nta byo kurya byari bihari, hariho inzara. Ngo noneho ngo Elisa nk'umuhanuzi abwira umugaragu, arabwira ngo shyira inkono ku ziko, utekere abana b'abahanuzi imboga birire. Mu by'ukuri abantu bari bagiye batetse imboga. Ndatekereza ko
nta kindi kintu cyari gihari, mu by'ukuri hari inzara. Ariko ngo muri abo bana b'abahanuzi ngo hasohokamo umwe ajya ku gasozi ngo asoroma imitanga. Imana ifite ubundi buryo, haleluya. Ngo araza akekera mu nkono, akekera ya mitanga ye mu nkono, amaze kuyikeka aragenda asubira kwicara nk'uko abandi bicara, aratuza. Ngo igihe cyo kwarura kigeze, ta enesire bone kwado ta enesire bo, ngo bararura ngo barye, barura abagabo bakirya bagitamira, ngo bumva birarura, ngo barataka ngo ye muntu w'Imana, ngo mu nkono harimo uburozi. Ariko ngo aravuga ngo muzane agafu akaminjira muri ya nkono, ubusharirwa bwari burimo buvamo. Birashoboka ko muri iyi minsi waba uri guca mu bintu bishaririye, bitaratewe nawe, yenda byaratewe n'abana b'abahanuzi bafashe imitanga bagasoromeramo. Ariko nagira ngo nkubwire, nje kuguhumuriza umutima, nanjye ntisize nkubwira ngo Imana yo mu ijuru ifite ubundi buryo yagutabara ibintu bikagenda neza. Muri iyi minsi ni iminsi igoye umugenzi, ni iminsi igoye cyane. Ntabwo igoye umugenzi gusa, no ku batari abagenzi irabagoye, ariko cyane cyane ku bagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru, iyi ni iminsi igoye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubundi buryo. Ubundi aka gafu ntabwo ariko kari gutuma gakura uburozi muri izi mboga. Ni nk'ikimenyetso cyangwa ni nko kugira ngo Imana yereke abantu ko ishobora gutabara ubwoko bwayo mu gihe ahandi bafite ibibazo, mu gihe ahandi bafite ibyago. Imana ifite ubwo bushobozi bwo gutabara ubwoko bwayo, kuko bari abana b'abahanuzi bicaye, ariko ngo havamo umwe aragenda akekeramo imitanga. Muri iyi minsi abaketsi b'imitanga babaye benshi, ariko nagira ngo nkubwire, nanjye nibwira ko duhumure, Imana ifite ubundi buryo. Hari igihe usengana n'abantu bikaba ngombwa ko havamo abakekeramo imitanga bagahagarika amasezerano, kuko nabo babaha abana b'abahanuzi barahari. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe ufite icyo gikomere, nkubwire ko Imana ifite ubundi buryo. Ntabwo Imana inaniwe gukora ibyo yagusezeranyije, ntabwo yabiretse. Ntucike intege zo gusenga, aho gukomeza usenge. Imana ifite ubundi buryo. Imana y'amahoro ni inyembaraga kandi ifite ubutware n'ubushobozi. Imana tuvuga ntago ari ugupapira, dufite byinshi yagiye idukorera. Hari ibihe twagezemo kuko duhura n'abaketsi b'imitanga bakekeramo, ariko Imana ikoresha ubundi buryo, iraturengera, iradutabara. Aka gasura mubona ntago ariko kahoze, ahubwo ni kubera Imana. N'uyu mubyibuho mubona ntago ariko nahoze. Ndashima Imana. Hari igihe cyageze bakekeramo, isi nayo ntago yoroshye kuko igikekeramo imitanga, ariko Imana ifite ubundi buryo bwo kurengera ubwoko bwayo mu gihe bukiri muri iyi si. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Hari ubundi buryo, Imana ifite ubundi buryo. Ushobora kubona inzira zaranze, ukabona byarifunze, ukavuga ati ese igihe nasengeye Imana ko ntasubizwa, ibisubizo bimeze gute? Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubundi buryo, ntago yabura aho gucisha ibyawe. Komeza usenge. Ushobora kuba ufite umurozi wakuzengereje, yewe akumereye nabi, ariko ntumutinye, komeza usenge. Imana ifite ubundi buryo, haleluya. Bashobora kuba barasenye urugo rwawe, ariko senga. Imana ifite ubundi buryo bwo kuba yakubakira. Ushobora kuba Imana yarakubwiye urubyaro ukabona ntibiri kuza, hari wa murozi nyine uhora uvuga ati ntazabyare, ntazaheke, ntazakikire, ariko Imana y'amahoro ifite ubundi buryo. Nubwo abaketsi b'imitanga bahari, ariko humura, Imana ifite ubundi buryo. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu, umugabo ugezweho muri iyi minsi uri kwamamazwa ni Putin, ku buryo n'abantu benshi baretse kureba, baretse
kureba ibibwirizwa, bareka ibindi, bahora bakurikira amakuru ya Putin na Ukraine uko byagenze. Ni ukuri Putin nawe yafashe imitanga yiwe, hariyo ntambara ayigaba kuri Ukraine, bizana ubusharire, mu bucuruzi hajemo imitanga, ibintu byinshi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, mu ijuru hari Imana. Hari Imana ifite ubutware, hari Imana ifite ubushobozi, hari Imana idakangwa na Putin, hari Imana idakangwa n'iriya ntambara, hari Imana ifite ubundi buryo. Muri iyi minsi hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ibiciro biri kuzamuka cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo inzara nayo yatejemo, nawe ni uwundi mutanga, kuko hari benshi ushaririye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubundi buryo yarengera mu bwoko bwayo mu gihe ahandi hari ibyago. Komeza usenge, komeza wizere Imana, komeza uyihamagare, komeza uyizere, kuko mu by'ukuri abana b'abahanuzi hari igihe babaho, kandi Imana nyine ikemera yuko nyine bakekeramo iyo mitanga kugira ngo utabaze. Aba bana b'abahanuzi iyo barya bakumva iyo mitanga irabaryoheye, ntabwo bari gusakuza, ariko barariye, haleluya, ngo bumva birasharira ngo batakira umuntu w'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo mu bibazo byawe, niba hari umutanga bakekeyemo, Satani niba hari uwo yashyizemo, nagira ngo nkubwire ngo ubwire Imana izana agafu. Ifite akandi gafu, ifite ukuntu yabigenza, haleluya, ifite ukuntu yabigenza ubusharire bukavamo, ifite ukuntu yabigenza ubuzima bukagenda neza, ifite ukuntu yabigenza ubukode bukavaho, ifite ukuntu yabugenza ubugumba bukavaho, ifite ukuntu yabugenza induru z'abanyamahanga zigaceceka zicecetse, ifite ukuntu ifite agafu yanagamo muri ubwo busharire urimo bikagenda neza, haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Naje kukubwira ngo Imana y'amahoro ifite ubundi buryo. Hari ijambo rijya rinezeza riri mu byahishuwe, riri mu bice 3, avuga ngo dore nshyize urugi imbere yawe rukinguye, nta muntu ubasha kurugira gute, kurukinga, nta n'umukize n'urugi mbese Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ishyize urugi imbere yawe rukinguye, nta muntu n'umwe wabasha kugira gute, kurukinga. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none, ku bakunzi b'Abahiriwe TV, wumve ko hari ubundi buryo. Hari abantu bakomerekejwe n'abana b'abahanuzi, bakomeretswa n'ibintu bitari bimwe, ariko nagira ngo uhumurize umutima wawe, ubwire ngo Imana ifite ubundi buryo bwo kugutabara, ifite ubundi buryo yakubaka ukaba wubakitse, kubera ko Imana yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro, ngo yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Birashoboka ko waba waratemwe, ntabwo nzi uburyo waba waratemwe, ariko Imana ifite ubundi buryo yatuma ushibuka, ugashibuka ukaruta uko wari umeze mbere. Ibyo byose Imana irabishoboye. Imana y'amahoro nibaha umugisha rero, nibarengere, nibarwanirire. Wowe wakomeretse, wowe wahihuye n'ubusharire ugahura n'imitanga runaka, ubupfubyi nabwo bwazana umutanga ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubundi buryo, yakubera papa, yakubera mama. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Mana nziza, Mana data wa twese, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, twongeye kugushimira kubw'ijambo ryawe Mana. Utubwiye ko hari ubundi buryo wadutabaramo, nubwo twebwe tubona byaragwe cyangwa tukagerageza, ariko ufite ubundi buryo wabikora bikemera, ufite ubundi buryo watwubaka kandi tukubakika, ufite ubundi buryo wakongera ukadutera ukatumeza kandi ntitwongere kuranduka. Uri Imana y'amahoro rero, dusengera umuntu wese uzumvira ijambo kugira ngo Mana uzahumurize umutima we. Birashoboka ko yaba yarakomerekejwe n'ibintu runaka, yarakomerekejwe n'abana b'abahanuzi, yarakomerekejwe n'ibintu runaka, ariko ndaseze kugira ngo ugende womora iyi mitima kubw'ijambo ryawe, kandi nukuri ahatari hari uburyo ubuhashyire, ahatari hari ubutabazi utabare, kuko namaze kumenya neza ngo ufite ububasha bwo gutabara no gukiza, kandi ugatabara ukanesha. Bana rero Mana n'abakunzi b'Abahiriwe TV,
ubagirire neza, ubarengere, ubarwanirire. Urakoze urakarama kuko uri umwami none iteka ryose. Amen.